igice cya 17 umurongo wa 7. Igice cya 17 umurongo wa 7 hagira soma. Wahabonye yadufasha n'umurongo umwe 17 umurongo wa 7 wonyine gusa. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amen. Bibiliya ivuzemo amagambo abiri muri uyu murongo, harimo kwizera, harimo n'ibyiringiro. Ibyo bintu bibiri byombi, kwizera n'ibyiringiro, ni amagambo abiri avukana. Ndetse iyo usoma Bibiliya cyane ntushobora gutahura rimwe n'irindi, kuko yombi arabana, arakorana, ndetse rimwe risapotinga irindi. Kandi ibi bintu byombi, kwizera n'ibyiringiro, kimwe kiza gisunikira ikindi mu kindi, ikindi naco camara kikagukomeza kikakwinjiza mu ijuru. Hanyuma ngiye kubabwira ishingiro ry'ubukristo, ngiye kubabwira imbaraga z'ibyiringiro. Mana yampishuriye ibyiringiro mu minsi yashize, nigeze gushaka kubibwiriza kenshi birananira. Nasoma simjumve, nagira ngo ntegure nkagarukira hagati nkareka. Mu minsi yashize Imana impishurira ibyiringiro. Mana ishimwe kuko tugiye kuvuga hejuru y'ibyiringiro kandi bidakoze isoni. Kandi ibyiringiro bidakoze isoni ni Yesu. Kandi ishingiro ry'ubuzima bw'umukristo ni Kristo nyine. Hatarimo Kristo nta butumwa burimo. Kristo atavuzwe nta butumwa bwavuzwe. Hanyuma umwanya wagiye, amasaha yagiye, hasigaye iminota mike cyane. Ntekereza ko ndi buvuge iminota mike. Nabonye ijoro ryabaye, sinbizi niba muri bwihangane, ariko nanje ndi umuntu ngomba kureba iminota nyine kavuga nyine kugira ngo abantu batahe. Gusa nyine ijambo ry'Imana biragoye, rigenda rikehana mu materaniro, rigenda riba rikeya ko riragenda rishira, ibindi bikaba byinshi, ijambo ry'Imana rikagenda riba rito cyane. Niko gushira, ubundi niko gushira ku itorero. Ijambo ry'Imana rigenda riba rike mu materaniro, ubundi umuhero w'itorero ububaye. Kuko Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana rigomba kuba muri mwe rigwiriye. Kuko amateraniro y'aho itorero ritangira byakozwe n'intumwa, bagaza babwiriza amasaha 12 kuva 2:00 kugeza 2:00 za mu gitondo. Imana itugarurire ibyo bihe, kandi ndabizi ko hano haba imbaraga z'ijambo cyane. Nza nkunda kuhatanga n'urugero cyane. Ndashima no ku gicaniro kiraha, ninjiye muno nsanga muri mu mwuka wa wundi wo mu rwego rwo hejuru. Mwara handi hantu hejuru. Nibuka ibihe, nibuka kwiki gicaniro nanje nashize mu rukwi. Igishito nanje narenyegeje. Ndashima Imana rero kubw'igicaniro ko cyakomeje. Ndashima Imana kubwa Bishop twavuganye ari mu rugendo, hanyuma tusa naho tugize nk'ibisibya bike, ariko turashima Imana ko isezerano twavuganye risohoye. Mwese ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Turashima Imana ku buhamya tubwiwe. Ubuhamya rero ni bwiza cyane kuko burakomeza burafasha. Hanyuma rero reka tuvuge ku byiringiro. Ibyiringiro bidakoze isoni. Reka mbatandukanyirize iki kintu. Mbatandukanyirize kwizera n'ibyiringiro. Kwizera n'imbaraga ziza zikoresha umuntu mu gihe cyako kanya kikaridura ibintu, kikabikubita hasi. Ubwo urugero
inyanja uko zacitsemo kuri iyi nyanja yari kwicikamo yari kwicibwa no kwizera kuriya yaridutse kuriya no kwizera ko ariko yiduru kwizera kujya kuridura ibintu aho kujya gukora aha cyangwa kokora ejo gutyo ariko kwizera kuza gukora ibintu aho niko kuza kugenda gusenyagura ibintu hanyuma ibyiringiro byo ni ikintu n'imbaraga ziba mu muntu zijya zikomeza umuntu mu buzima bwa gikristo uyu munsi ejo bundi ibyo ntibiza bigusiga mu nzira biza bikujana bikakwinjiza mu ijuru ugatura mu isi ariko uri mu ijuru ukavugana n'abo mu ijuru uri mu isi ibyiringiro nicyo kiza gikora gusa rero ibyo bintu bibiri byombi ni inkingi y'ubuzima bwa gikristo imana igufashe uyu mugoroba n'abandi bari kubatwumva bari hirya bakomere mu byiringiro tugiye gutanga ibyiringiro kuko iri jambo umwuka yararinsobanurira ubushize mureke mbabwire ikintu kigoye mu buzima ikintu kigoye mu buzima ni ukuba umukristo kuba umukristo nicyo kintu kigoye nimubona ibindi bintu byose imana izibitanga kandi rimwe na rimwe ijya ibitanga ikabiha n'abapagani imvura imana izigusha imvura ababi n'abeza babwira ikintu gikomeye mu buzima le etopela sevo oreke risha moriate lambro perche le glore for imesi le glare ikintu kigoye ni ukuba umukristo kandi kugira ngo ube umukristo ni ukuba gusa ufite ibyiringiro kuko udafite ibyiringiro ntiwoshobora ubukristo ibindi bintu byose abantu bogaragaza kubikora bigakunda ariko kugira ngo ube umukristo n'ibyiringiro gusa nibyo bikomeza reka mbabwire hari indirimbo ndagira ngo sinibutse neza ni mu gushimisha yuriya mukobwa waririmbye kuko yagize ibibazo by'urushako bariko bashaka ko ashakwa ku muntu w'umukire kandi uwo muntu w'umukire ari umupagani umukobwa we akaba umukeni wabo ariko ari umukristo baragize bakabona ko bakize ariko umukobwa araga ngo sinoshakwa n'umupagani barakubita ngo bamukubite duhe Imana icubahiro cyane baba barakubise de so olaire ngo bamukubita yamavuga ngo njewe ndi umukristo ngo nzahora ndiwe ngo mu bintu byose ngeze bararambise kurangira iki wa mukobwa we baba barakubise ngo bakubita yamatera igitero cya kabiri yamavuga ngo njewe ndi umukristo ngo ico ni ikintu kiza gihumuriza umutima wanje kikanyibagiza ibyago byose kumva nduhuwe n'umwami Yesu yari mujagire mu nkoni nyinshi barakubise yamatera ikindi gitero yamavuga ngo nje ndi umukristo ngo ndakomeje mu rugendo mwami Yesu we uwo mukobwa niwe wabidefinishe neza akibyiringiro yarabidefinishe ndabyumva ndabisomye aravuga ngo ico ni ikintu kiza gihumuriza umutima wanje mwumve mbabwire bakozi b'Imana mwese muri aha n'abandi bari kuri ikintu kigoye n'ubukristo kandi nkumva nkubwire iyo ubaye umukristo satani agushoraho intambara zose agira zose ikintu gusa kijya gigukomeza ikintu mwumve mbabwire itorero sije ridukomeza abavuga butumwa sibo bagakomeza abantu ikintu kiza gikomeza umuntu mu rugendo ruja mu ijuru n'ibyiringiro gusa niyo mpamvu tubwiriza le corrible effort niyo mpamvu tugomba kubwiriza tugashiramo abantu ibyiringiro ibyo byiringiro bigakomeza abantu mu rugendo rwo kuja mu ijuru kuko turasha mu ijuru tekereza kuko agatatu siho tugarukiye uko hano niho tugarukiye oya urugendo rwacu tugize gute rurakomeje kandi kandi uko ndimubona uko twataramye gatatu uko turatera intambwe nka zitanu tuja mu ijuru jewe sinoza mu gatatu sinoza gutarama ngomba kuva hano ntera intambwe nka zibiri uko kera
Pawulo yaravuze ngo ndamarana kwirukanga kugira ngo singire ico Yesu yagize gute. Umva mbabwire, ndimona kuririmba birorosha, nta muntu utoririmba, naje narabimenye. Kuririmba birorosha, uku kubwiriza mwese boba hano ni mwobwiriza hano, gusa mwobwiriza nta mavuta. Hano hazakora amavuta, na mavuta niyo azakora hano. Ariko ndi mwona rwo kusoma muri Matayo, mwona no kuvuga Yesu yavuye i Betlehemu, kandi ryo ni ijambo ryo dukiza. Icyangombwa na mavuta. Asifiwe. Haleluya. Kuba runaka ndivyo kunanira. Kuba runaka ugira ngo byo kunanira. Ubu nyine ushaka kwisumbukuruza kugira ngo ugera hangaha. Woba we ndivyo kunanira. Ikintu kigoye no kuba umukristo. Umva nkubwire, ubu Kristo bwawe ntitubuzi. Nubwanje ntumubuzi. Umuntu uzi gusa ubukristo bwawe ni Imana nawe. Ariko ubuzima bwawe bwa Kristo nibwo bujya bukubwira ngo ntabwo ufite, kandi bakoma bakubwira niyo uryamye mu mashuka buza bukubwira ngo uri gito. Bibiliya iravuga ngo niba imitima itabacira urubanza ngo muratinyuka imbere y'Imana. Ako yeye Imana ni igitangaza. Imana izi kureka ukikora ibyo ushaka, ariko yarangiza umutima wawe wewe nayo kazi kubwira ngo uri gito, uri kabica. Ese ubundi wari wagiye guterana ute? Ubundi wari kubyina igisirimba gute? Mwumve mba tutakubonye tutakumenye, waje kubyuka mu gitondo ukabyukana igicucu. Gicucu nkico muri ndobo. Ni imitima itabacira urubanza muratinyuka imbere y'Imana. Umva mbabwire ikintu kiza, les entrer. Je ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byo sengeze kugufa. Kristo ico ni kintu gihumure so mutima wa ikanyi. Rukumana yacu haracari ibyiringiro, wicika intege, komeza urugendo, uzaruhuka imiruho. Haracari Mwami Yesu, uku nimfashwa biragenda biti noneho asifiwe. Akibyiringiro, ibyiringiro, ndashima Imana ko yaduhaye ibyiringiro. Byiringiro bidakonsisoni. Mureke mbabwire, hano hari igitaramo, hano nahabonye igitaramo, hano nahabonye igitaramo, ninjiye mpabona igitaramo. None mwumve mbabwire, nimureke tuwe nk'abagitibukamo, mureke tuwe nk'abagitibukamo gutya. Asifiwe. Zamuri Imana Israel. Byiringiro bidakonsisoni. Ndagira ngo gutangarize umuntu wese wacitse intege agahura n'ibibazo n'ibikwazo, uyu munsi ibyiringiro bira Timona isi turimo turwana n'isi na Satani. Umukristo yagiye mu bukristo abahuye eloz, abahuye n'intambara Gogi na Magogi. Uwo munsi uzugira intambara, niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo narwanye intambara nziza. Ni intambara
ariko iyo ntambara tuba tuyineshesha ibyiringiro nivyo bituma tunesha. Noneho muve mbabwire, ari amagambo abiri nasomye mu gitabo hano Bibiliya, ariko mu Cyongereza ngiye kuyumva sanga avuga uko nashakaga. Hari ijambo Dawudi yanditse, kuko njewe ubuzima bwanje bwa Kristo bushingiye gusa ku magambo abiri muri Bibiliya, nibwo bwankijije, nibwo bwangize uko nshaka kuba nuko nzamera. Nabiri gusa muri Bibiliya, ijambo rivuga ngo siko bizama mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Iryo jambo ngo abava mu masezerano nta mpamvu nibazagira gute n'icyo. Ejo bundi nsomye mu Cyongereza sanga si kurivuga uko Kinyarwanda cyanditse. Nirindi jambo ryanditse muri Yesaya ngira ngo niba atari muri Yeremiya, asifiwe za muri Manso. Siko bizaba muba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Mu Cyongereza aho suko ntibavuga ngo mutegereza, muba afite ibyiringiro tibazakorwa n'iki, tibazakorwa n'isoni. Ibyiringiro bidakoze iki isoni. Hariya havuga ngo abasore b'imigendo ngo bazirukanka baruhe bacogore bananirwe, ngo ariko ngo abategereza Uwiteka sabategereza. Mu Cyongereza n'abafite ibyiringiro ngo bazasubizwa mwiki imbaraga sha, ngo zimeze nk'izikizo, ngo bazatumbagira. Duhe Imana icubahiro. Mu rugendo harimo ibibazo n'intambara, ikidukomeza gusa n'ibyiringiro. Hanyuma ibyiringiro iyo bimaze kuza muri wewe biguhereza ibintu bitanu, nivyo ngiye kuvuga. Icambere, ibyiringiro bigeze mu buzima bwawe, Bwana asifiwe. Akira ibyiringiro mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba uyu mugoroba utahane impamba y'ibyiringiro. Niba uracitse intege, niba urahuye n'ingorane, niba uragize ibibazo, ikintu gusa cyo gukomeza gusa n'ikimwe n'ibyiringiro. Ni wowe undwanirira Mana ndetse mpeshwa amahoro nawe urumwongero hira Mana we. Yesu icyambere ibyiringiro bijya bidukomeza mu gihe cyo cyose muri urugendo duhuye n'intambara. Ibyiringiro nivyo bizakubwira ngo komera. Kandi ndabizi ko buri wese hano nta muntu udafite intambara. Komera. Ibyiringiro gusa byonyine. Umva mbabwire, Yobu yahuye n'intambara z'uburyo bwose bubaho. Ibintu birapfa, abana barapfa, ariko ikintu yasigaranye gusa muri we n'ibyiringiro. Usare n'inshuti ziwe ziramuhinduka. Inshuti ziwe ziramuhinduka, ziraza ziramubwira ngo we wa mugabo we, ibi urimo ni ibiki waretse Imana? Ngo amare baje kubabwira yo Bwana asifiwe sa, kandi Imana ihimbazwe kuko dutaramye uyu munsi. Ako uku ni gute? Ngo amare yabo barababwira ngo ibyiringiro byanje ndabikomeje, ngo kandi ngo nzabimanukana, ngo mbigerane ku myugariro y'ikuzimu, kandi ngo amara avuga ngo nzabizukana. Umugore baramubwira ngo wa mugabo we, iyo Mana wayiretse, reba umugore wawe akubwiye ngo mwumve icyo kigaragaza. Yo baramubwira ngo haracari ibyiringiro, ngo yuko igiti gishobora gutema, ngo kongera kandi kigashibuka, ngo kikamera amashami y'ibitondo. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nziko
bishop abaretse kuza kubyina nani mubonye yaraje nabandetse gatoya araje mukanya zamuri Imana ishobora haleluya ziringiro bidakoze sona kuva muri tangiriro ukageza mu jahishuwa abakozi b'Imana bose bahuye n'ingorane ariko ibigaragazo byose bagaza bikubana zero gusa kubera ko bari biringiye nibyo bize kubwira ngo komera ushikame ariko kiza gituma Zawudi yaranditse aravuga ngo ibyago by'umukiranutsi ngo ni byinshi ngo ariko Uwiteka azamukiza muri byose mwumve mbabwire umuntu udashaka kugira intambara asezera ubukristo umuntu uzakubwira ngo intambara zawe zizoshira ntizizoshira azaba kubesha n'ikinyoma mwumve mbabwire ba Ibrahim bari bafite intambara bene za zindi zigitangaza ako Kristo ni gitangaza ni mu ntambara gusa n'urugamba kuko turarwana ubu nyine ukuri torero riri hano iri torero riri aha ngaha ni imirwano kuko turarwana Yesu ahimbaza icya kabiri ibyiringiro biza bitumarira iki niyo ntwaro y'intambara yacu turwanira mureke mbabwire wowe ntushobora kurwana ngo utsinde hazarwana ibyiringiro biri muri wowe Dawudi yaranditse aravuga ngo haleluya aravuga ngo bamwe biringira amagare ngo abandi bakiringira amafarashi ngo ariko ngo twebwe twiringira izina ry'iki twiringira izina ry'Uwiteka Dawudi ntigeze yiringira intwaro za Israheli n'amacumu ya Israheli n'abayisiraheli bose Dawudi gusa yagaza yiringira gusa Uwiteka niyo mpamvu intambara zose yazitsinze intambara zose mwumve mbabwire intambara zose Dawudi yarwanye yarazitsinze kandi Dawudi si we watsinze hatsinze ibyiringiro biri muri we niyo mpamvu yaririmbye ndirimbo ivuga ngo bamwe biringira amagare abandi amafarashi ariko twebwe tuziringira Uwiteka ako ibyiringiro ni gitangaza ibyiringiro sani karibu ai alo ela lenga kenge ezo lenga faranga igitaramo kirinjiye gusa tuzamura Imana ishubahira ariko hano haba igicaniro bacu ariko hano haba igicaniro gituma nzagera hano ngasara niki Imana ishubahira
kandi umuntu wifata biranze birananiye biranze deje byiringiro we byiringiro we sani karibu duhe Imana icyubahiro. Hari umugabo muri Bibiliya, amateka se ya Bibiliya, kuvuga sani karibu na Hezekiya bisaba amateka, ubundi bisaba kuba ufite n'ubumenyi. Ako ndashima Imana yampaye kwiga ibyanditswe byera. Ese ntamenya ibyanditswe byera nugize nte nobaye he nobaye uwande. Pawulo yaravuze ngo dufite ubutunzi mu nzabya zibumba. Dore ubutunzi mu nzabya zibumba ijambo ry'Imana. Babwire n'ubu Kristo kugira ngo nabushobore utazi ibyanditswe biragoye, ariko kubimenya mu mwuka apana kubimenya muri recitation. Guhura n'umuntu hano ku muhanda akahita kubwira ngo ibyanditswe bivuga gutya, no, muzagende murebe abatemwe ni inyuguti. Niko Pawulo yavuze ngo twente tubwiriza inyuguti zica. Idini riramugaza, idini ririca, idini riyobya abakristo ndetse riyobya imitima yaba. Izo ni zakera mutaraza. Nizo Yesu yasanze abafarisayo bahara amateraniro yuzuye, asanga babwiriza gusejura inyuguti. Asifiwe. Tambua mambo le kosima ta. Mani gumugisha icaga tatu ibyiringiro nibyo biza bitwereka inzira tugomba kunyuramwo bigatuma tugera mu masezerano. Size Hezekiya na sani karibu hariya nabiretse kuko naringe kuvuga amateka maremare. Hezekiya niwe mugabo umwami wari wariringiye Imana, ariko aza guhura n'ikibazo cya sani karibu. Ivyo reka mbireke ica gatatu ibyiringiro nibyo biza bitushorera, biza bitwereka inzira. Ubundi ibyiringiro nibyo kugira ngo nyuraha bikakujana bikaguza ku masezerano. Ukundi mubona uru rusengero rungana gutya ukurumeze, baratangire kuka bishop yatubwiye ko batangire kuka amabati uko yana amasezerano. Igishushanyo ibyiringiro byamwerekaga ngo bizogenda gutya, kandi abo batangiranije baracari mu kazu bene akagato. Ibyiringiro umva kubwira ikintu cyakitugeza ku masezerano n'ibyiringiro kubera iyo mpamvu. Haleluya, haleluya. Hari abagabo babiri Yoshua na Kalebu bagiye gutata ari 12. Bamwe ngo bashikeyo barareba ibyo barebye gusa, ariko Kalebu na Yoshua we ibyiringiro byari ko bibereka inzira, bikaze bibereka inzira mu banyakanana baheta bagirwasha bamora bahiva bayibusa amahanga arindwa barusha bwinshi. Abariya bakavuga ngo ninki ngo twari ko tubona tumeze nk'izige, nabo bari ko babona tumeze kazo. Yoshua arababwira ngo niba Uwiteka twishimira ngo haleluya ngo tuzabarya nk'imitsima. Ariko hari umugore nakunze, uwo mugore nzamwita mushiki waje muri Bibiliya, nzamwita mushiki waje. Ni umugore witwa Rusi. Rusi ndamukunda muga duhe Imana cyane. Haleluya, haleluya. Rusi yiringiye Imana, tawakwiringira Imana himuwe mukire tayikorera akozwe n'isoni. Rusi yari umumoabukazi, ayo mateka sinyavuga. Ashakwa n'umunyesiraheli. Mwumve mbabwire, iyo umunyesiraheli yashakaga umunyamahanga kugira ngo umwana wiwe yemerwe agere mu rusengero, byagombaga kuba ikizazi ca 10. Birenze utumyira ukagenda kugera rwa 10. Raha nanje ngo Rusi. Haleluya. Ashakwa n'umuhungu umwe muri bari abahungu ba Elimeleki ngo baje gutaha, ariko Rusi
yari yarumvise Imana, barataramaga mu rugo akumva Imana akayumva muri we, ahiga umuhigo aravuga ngo iyi Imana izoba yanje, ngo baje gutaha abagabo barapfuye na sebukwe. Nyirabukwe arababwira ngo nimusubireyo, umukobwa ufite ibyiringiro asifiwe, aravuga ngo iyi Imana y'aba bantu nzayigwaho. Arangije akora ikiruse, nyirabukwe aramubwira ngo subirayo mukobwa waje, dore umugenzi wasubiyeyo. Aramubwira ngo mabukwe winyengira kunsika kugusika, ngo aho uzaja niho nzagira ute, ngo aho uzarara niho nzarara, ngo kandi ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko. Urumva ukuntu hagenda yinjira imbere, ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko, ngo kandi ngo n'Imana yawe nizaba Imana, ngo kandi aho uzagwa niho nzagwa kugira ngo baduhambane twembi. Muzi ko Rusi kugira ngo yinjire muri Israel cyangwa se Betlehemu, muzi ko Rusi yagiye ari imbwa no kumuramutsa. Buriya umunyesiraheli kumuramutsa, hari igitabo nigeze gusoma, umunyesiraheli yaramutsaga umunyamahanga yakarabaga inshuro 10 n'isabune, agakarabisha inshuro 10 kugira ngo akureho umwanda. Ako Imana yarakuza abanyesiraheli, urukundo bene rwa ruteye ubwoba. Turashima Imana natwe. Bibiri iravuga ngo twari dufite Imana rurema, ngo nta byiringiro twari dufite, nta byiringiro twari dufite no kuzaba, ngo ariko ngo twigijwe hafi n'amaraso yande ya Yesu Kristo. Ariko ibyiringiro bya Rusi nuje bamugejeje ku masezerano, abanyirakuruza wa Yesu. Ibyiringiro bya kane biza bitugeza kuki, tibiza byita ku ntambara iyo ari yo yose cyangwa ku magambo yakubayeho. Niyo bagututse ibyiringiro byo biza bikomeza. Buriya abantu benshi baciwe intege n'ibitutsi cyangwa se amagambo bavuga. Nta muntu numwe muri Bibiliya utaratutswe numwe. Uru rugendo turimo baza bagutuka none bakakubwira gutya, wagira gutya, ntimundi kumbambwiriza kuko ndatukwa. Wari mbabwira ikintu kimwe. Hari umunsi umwe nabwirije ahantu ntavuze mu izina, turasara twari twanezerewe nkuko tumeze, ngo nsoke hano hanze mu bantu bateranye, kandi uwo muntu yari yicaye imbere. Ngo dusoke tugeze hanze amazi arantuka, gusa twabihisha abantu. Yantutse se bene byoroshe, yarantutse. Reba ukuntu tuvuye mu gitaramo twasaze, ariko yamandegera gusa ngo tugere hano hanze, kandi ku muryango w'ikariso twari tuharwaniye mvuye kubwiriza, kandi cyo yashakaga nyine, kandi yarantutse ambwira nabi, simpa mbivuga, ariko ngo mare kigihe nyine nukamushubisha. Murabizi namwe umuntu n'umuntu, kigihe nukamushubisha protocole muze muyikomera amashi. Buriya protocole buriya bagira akazi gakomeye. Kera protocole birambonye, abonye wa mugabo kuntagize ngo amare banye bandengereza rimwe, barancikisha. Buriya mwumve mbabwire, ukumuza mbwira ngo abantu bose baradukunda se, uzugira ngo abantu bose bazogukunda, reka nkubwire, nubona abantu batangiye kuvuga neza bose uzomenye ko waguye. Gusa twatwerutse hano bakatutumira nyine karibu Jacques naza, abantu bagakoma amashi. Kurya amashi, ari amashi muzamubona, njega nabibonye, ari amashi barimo bamwe bafite utunefu mu mashi. Ayo mbabwira, harundi nawe nasohotse mu materaniro kandi ya gatatu, ndasohoka nguko twicaye muri biro ngaha nyine n'abantu turiko tunywa soda. Umuntu yamampamagara, kandi ngwamara yamambwira ngo shira muri oparere ngo nkubwire. Nanje ganshiraho, je uvuye mu gitaramo wasaze, ngiraga ngo agiye kumbwira ibintu bizima. Iwe ntiyari yasenze, ariko yarabirebeye kuri YouTube, amaze arantuka. Noneho abantu twicaranye bumva kera nashize muri oparere ntakifunga, nananiwe kuyifunga, maze arantuka. Arantuka. Umuntu twari twicaranye niwe wayifashishikuye ngo amare, aravuga ngo iyo nimero guhamagaye y'impano nyine, sinzo telefone zimwe ushiramo nimero, izina rikaza nyine ahita abenya umuntu wari we, turamumenye. Kandi ntaza siba mu materaniro, gusa simuzi, ariko azaterana ntaco ntiduhuye, ntitunavukana, ntitunahura, sino kwa badata bukwe.
none uwo muntu twofiki aho mureke imitima mibi ariko muzi Yesu ukuntu bamututse Yesu gutya agaza ava ku gatuti gutya iwe gasugutuka bagaza bashanga mu mute mucobo mu gikunduki uku gamwe ukuya hano nta manga ihari boye gutamwo ni bande batatu reka mbabwire ibyiringiro ibifite baza bagutuka ntubyite ejo ukabwiriza bagutuka ejo ukabwiriza bagutuka ejo ugatanga amaturo bagutuka ukazana igice cya 10 bagutuka ukaririmba kurushaho bagutuka wowe ukishima bagutuka ukabyina noneho bya bindi baza baruha bagatama abasore imiganda bazajuka bagira gute baruhe ariko bategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga sha icya gatanu soza tuzamura Imana ishubahiro watubereye byiringiro wowe ushigikiriza intambwe zacu urazizigama ibyiringiro reka mbabwire icya gatanu ibyiringiro nibyo biza bitugeza ku muzuko w'abera yaramfiriye jewe nawe abantu bose yaramfiriye jewe nawe ibyiringiro ubundi aho uzasoma Bibiliya hose ugasanga handitse ibyiringiro egari umuzuko kandi umuzuko niyo finale y'ubukristo umva mbabwire ni Galilaya amekwenda ubukristo buza buguha ikintu iyo buguha ibyiringiro biza bikugeza ku mbaraga z'umuzuko biza bikugeza ku muzuko w'abera iyo utarafana na Yesu ngo uzukane nawe nta byiringiro uba ufite umva mbabwire Bibiliya yose Abrahamu yabonye ibyo byiringiro asifiwe sa Burahamu yigeze kumubona
bakeya tube nk'abagurukaho gatoya. Mana ya Israheli, Imana ishimwe yaduhaye ibyiringiro bitugeza ku muzuko w'abera. Mureke mbabwire ba Ibrahimu bari barabonye kuzuka kwa Yesu kutarabaho. Ibyiringiro nibyo byamweretse burya wa munsi yatwaye Isaka kuja kumutamba. Buriya mureke mbabwire Bibiri zivuga mu Baheburayo izivuga ngo Ibrahimu ngo yiringiye ngo yibwiye yuko umwana wiwe ari bupfe Imana ikamuzura. Buriya ziriya mbaraga yagasema byanditse mu Baroma igice cya 4:17 haravuga ngo kuko byanditswe ngo kugize sekuruza w'amahanga ngo imbere y'iyo yizeye ngo ariyo Mana izura bapfuye ngo ikita bitariho nk'ahari biriho ngo kuko Ibrahimu ngo yiringiye bitarike kwiringirwa. Ibitarike kwingirwa ni bihe? Ni umuzuko yarabonye bituma yemera ko umwana we wapfa ariko akazuka. Turashima Imana. Ibyiringiro nibyo biza bikomeza umukristo ugeze ku mbaraga z'ibyiringiro bikaza ku muzuko we. Haleluya. Zamuri manshuri. Asifiwe. Yosefu duhe manshuri. Mureke mbabaze kibazo. Elo bela sambe ekensambo yata. Mwami ndategereje gusenga icyo wambwiye. Yosefu ni wogeze mu giputa mbere. Kandi abandi bose baramusanga nase. Bose bari abantu 70. Ngo bagara mu giputa ahagirira favor. Ngo bamare barororoka baba benshi. Ngo bamare kuba benshi. Haza umwami uwundi utarurya Farao wa mbere uwa kabiri. Amazara batesa abagira nabi. Yosefu ngaje gupfa. Duhe Imana ishubahiro. Haleluya. Yosefu ibyiringiro yarafite bidakoze isoni. Ngo abwira bene wabo ngo arababwira ngo mbonye kuva ko banyesiraheli mu giputa ngo igihe muzagendera ngo amagufwa yanje ntiboka yasigino ngo muzagende muyikoreye mpaka muzageze Kanani. Mureke mbabwire zamuri banshubira. Ari amagufwa asobanuye iki? Ari amagufwa ya Yosefu. Ari amagufwa ya Yosefu. Yosefu yarabonye kuzuka kw'abera. Musome Yoshua isambu yahambwe mwari amagufwa ni Yoshua wayiguze. Umunsi Yesu azuka amagufwa ya Yosefu nayo Yosefu nawe yazukanye n'abandi kuko yasigara mu giputa. Duhe Imana ishubahiro. Hari igitondo c'ubugingo ico gitondo kizaba gihebuje kugeza kuri ba Mosi bafanye ibyiringiro, kugeza kuri bande ba Dawudi, kugeza no kubandi bose bagize ibyiringiro. Abahanuzi bagaza bahanura ibyiringiro. Haleluya. Hajya wasomye rijya jambo wasomye tuyobora ni jambo ry'ibyiringiro. Ngo njakera ntimugira gute ntimuje mukukundi ngo ngiye gukora ikintu gisha muri duhe Imana ishobora cyane. Yesu ahimba abahanuzi bose usaba ba Dawudi nako bamika bariko bahanura bakaza bahanura ibyiringiro dutegereje by'umugisha. Akazavuga ngo nawe Bethlehem nguri mutoya mu bihumbi bya Yuda ngo ariko ngo muri wewe ngo niho hazavuka umucunguzi ngo kandi imirambagirire yawe ngo ni iteka ryose. Iryo jambo rivuga imirambagirire ni igihe cyose ariko abona Yesu ko azaza yamara kadushorera n'ubu turi materaniro Mika yarabibonye. Duhe Imana ishobora cyane. Haleluya. Yesu aravuka, Yesu arasa, Yesu abwira abantu, Yesu akora ibitangaza, Yesu akora imirimo ikomeye. Yesu alemotenkasia azilonge emeke samoya ke anguye kole enga isamayaga. Mwami Yesu Kristo we duhereza ibyiringiro, duhereza ibyiringiro y'umugoroba bidakoze isoni. Shiramwe abakristo ibyiringiro. Abantu bacitse intege barananirwa, urugendo rwabe rurenura, abantu barananirwa, abantu baratamye, abantu bava mu bishinzero, abantu bari gukora imirimo w'Imana bakishushanya bagakora ibidakorwa hano hanze kandi bamara bakaza mu rusengero bagakora n'ibindi mw'izina rya Yesu. Byiringiro bidakoze isoni we remo sema kinga yasongo yoma ayingo kele mo isambo koloba bungulungulungulua zengolekeze mekeze. Safari yetu ni ndefu ya kuelekea mbinguni. Duhe Imana ishobora yemewe.
komera ushikame uyu munsi hari umuntu wanyandikiye ari ahantu hitwa Imisisi. Ndatekereza ko benshi hano mutahazi. Imisisi ni ahantu muri Kongo inganjiriye. Noneho nawe yanteye ibyishimo uwo muntu kuko aho hantu nahanywereye inzoga. Imisisi nta mukristo bayo keretse babayeho ubu ngubu. Ico gihe twabagayo turagiye inka, nje nigeze kuragira inka cyane kiri umusore mutoya nka. Noneho umunsi umwe twavagiye mu misozi twaje kugura umunyu. Iyi Misisi ni ahantu h'izahabu nyinshi, haba amoko yose yo kwisi, nta bwoko butabayo. Kandi ni umujyi, si umujyi nyine, ni umuhana uva nkaho ukagera nk'Inyanza cyangwa kurenga Inyanza, ni umuhana munini. Noneho tukavayo mu misozi hejuru tukaje kugura umunyu iyo ngiyo. Ako kantu nakibutse ngo mari umunsi umwe, reba amafaranga kuva iyo twabaga akaza akagera iyi, nta mobile money zahabaga. Ni umuntu yazana akagira iminsi 5 mu nzira kugira ngo amafaranga azobagereho. Noneho bayohereza amafaranga nije waruragiye inkazi wacu kugira ngo nje kugura umunyu. Tujaga n'abandi kugura umunyu Imisisi. Jega nari umumwe kandi twari tugize iminsi mu mata, ndaherusa akayoga inyota yari yose. Noneho ngari Imisisi aho hantu mba nkukuramwe urufaranga rumwe ngura icupa rimwe rizaryama rihamagara ndi yose. muzi ko nagiye ntaguze umunyu, amafaranga yose nayo ngo inzoga yose nama ntahana agafuka gusa niko natahanye. Abantu bakuru barabyumva, inka kuvuga ngo ntiziriye umunyu nicaha umuryango nyine kuguca. Noneho ako ndashima Imana ko Imisisi uwo muntu wampamagaye yambwiye ngo nzakurikirana ubutumwa bwawe buri munsi. Iwe ntazi ko nigeze kugerayo nk'umunyu wose w'inka. Arambwira ngo umbabarire gusa ngo ureke tuvugane gusa ngo numve ijwi ryawe, gusa ngo yumve gusa ukuntu mvuga gusa muvugisha. Ndamubwira ati ngiye matera nisoka turavugana. Uko ategereje ko ndi mumuvugisha gazi ko ari umuntu kandi uko aranyumva. Duhimana cyane. Ndashima Imana ko Imisisi umuntu wahanywereye inzoga wanasifiwe. Uyu munsi ahagaze mu materaniro ariko mvuga Kristo Yesu. Kandi witegure tuzoje mu butumwa. Tuzoje kuvuga ubutumwa Imisisi. Uko nukuri kose uwo muntu kandi aranakomeye nyine aho ngaho. Kuko yanyibwiye nambwira ngo ni runaka meze gucya nyine ni nk'umuntu ukomeyeho. Uva ko tuzoje mu butumwa. Yeme ni muzamura amaboko. Byiringiro bidakoze isoni. Biza bitugeza ku mbaraga z'umuzuko. Ngo amare Yesu Kristo. Ali komesa mbeyaga. Mwami Yesu we. Mwami Yesu warakoze. Unyira muri sindi. Yesu araza ngo amare abigishwa biwe arabigisha arabakora bose arangije aragira ariko ibyiringiro bari bategereje byose. Niko Petero yanditse ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ngo byo kuzaboneka ku mwana w'Imana. Harangije ibyiringiro bari bategereje nuko Yesu aja ku musaraba. Ngo agere ku musaraba ahavugira amagambo 7 ijambo rya 6 aravuga ngo byose birarangiye. Barabyumva ariko bari bategereje kuzuka kwiwe ngo umunsi Yesu yazutse. Haleluya. Umunsi Yesu yazutse nukuri ko Imana Yesu yeretse abantu arabiyereka inshuro nyinshi ngo aje kugenda arababwira ngo ndagisha. Arangije ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo icakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nagira gute nabamanukira
ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Yes! Amaze kugenda abigishwa biwe ngo bari 11 bahamagara baravuga ngo reka dutore undi mwigishwa. Barareba gutya babona abagabo babiri baravuga ngo dutore umwe. Muzi cyatumye batoramwo umwe ngo batore undi muntu umwe ngo uzoba umuhamya w'umuzuko, uzoba umuhamya wo guhamagara kuvuga ije umuzuko. Uwo batoye ni Matiyasi. Intumwa imbaraga bari bafite Bibiri zivuga ngo nuko bahoraga bamamaza ngo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Imuzuko wabera Pahoro ngo aza kuza nyuma. Bwana sifiwe. Uziko Pahoro yagazabona ibiriho akabona ibizaza akabona ivyenda kuba. Hari umunsi umwe yavuze ngo yabonye umugabo wageze mu ijuru rya gatatu ngo niba ari mu mwuka ngo niba atari mu mwuka ngo ntabizi ngo amara kazavuga ngo uje amaso atigeze ayo abona ngo nivyo amatwi atigeze agira gute. Pahoro we yari yarinje niyo mpamvu yavuze ngo twafanye nabo ngo tugira gute ngo tuzukana nawe. Kandi Pahoro ivyo vyiringiro yabigize umunsi Bwana sifiwe. Iby'amaso yajatarareba Mawaje Joni Joyabi Kiyabaye Iby'amaso yajatarareba abahungu bazi kuramya mwuga twa. Kwa abahungu ni beza ba. Duhe Imana ishobora cyane. Ako basha. Umuntu azotanga ibintu mu gitaramo. Umuntu ashingira abana ba. Kandi ganjewe zigihari niho nagaza nzitangira mu gitaramo. Muzobaza. Izanje zari zarashire mu gitaramo. Ariko kera ko ndamikwamiko. Ngari kutunyana tubiri sigara. Ko ndabona twogenda. Imana ishobora yemwe. Erega mani ibyo ntekerezaho How are you, Bishop? Are you okay? Uriya mugabo yavuze ko icongereza namye numva gitibutse. Je nari nkizi nuko cagiye gusa nari nkizi. atukuze Imana ishimwe cyane ku bintu igicanira iki. Timubona uko nguko umwuka karampamiriza kuko. Umwuka karampamiriza kuko hano
kino gitaramo ca none mbibabwiye mu izina rya data n'iry'umwana n'ubw'umwuka wera. Umwuka akarampamiriza kuko hahembuka abantu benshi. Muzi ikintu nabonye? Umwuka yambwiye ngo hari itara riko rimurika gutya mu mitima. Abari hano n'abatari hano. Ko riramurika gutya rigacana. Noneho ubuzima bw'abantu bugahembuka, abantu bagasubizwamo imbaraga nsha. Ilome tambe ibyakozwe n'intumwa. Yesu ahimbaza. Amen. Timuzi ko Sawuli yari umufarisayo? Timuzi ko yagendanaga Bibiliya? Yahoraga bisoma ariko nta byiringiro yari afite bya Yesu Kristo. Ariko umunsi yahuye na Yesu Kristo, yamuhuye na Yesu Kristo, yarazutse. Noneho ariko ahura nawe ari ku musaraba. Ngo amare Pawulo aragenda amara gatatu na Ananiya. Ya minsi itatu, ijya minsi itatu. Niyo minsi Pawulo yahuye n'ibyiringiro. Ngo amare akazavuga ngo urinde mwami nkagukorera. Urinde mwami nkagukorera. Ngo amare ajarabiya hamara imyaka itatu. Yigishwa n'umwuka wera neza ibyanditswe byo mu mwuka. Ngo arangize Pawulo akazabona ibiriho, akazabona ibizaza, akazabona n'ibyo tuzogeramo. Niyo hariya yavuze ngo amaso yanje, ngo ndabonye ibyo amaso atigeze abona, ngo n'ibyo amatwi yanje atigeze yumva. Imana ya Isiraheli iguhereza ibyiringiro bidakoze isoni, kandi ibi byiringiro nibyo bizafata umuntu bikamukomeza, bikamurwanirira, bikamwinjiza mu zindi mbaraga. Ntibishoboka. Umuntu wese wananiwe ubukristo ntimukamugaye, nta byiringiro. Kuri iyi cyatumye unanirwa ubukristo, kandi wowe uriyizi wenyine ubwawe, nta byiringiro wigeze ugira. Umuntu ufite ibyiringiro ntiyosambana. Umuntu ufite ibyiringiro muri we ntibishoboka. Tubifite nk'igitsi ku mutima. Ntibibaho uwo ntabaho. Uwo ntazasambana n'ibyiringiro bimurimo. Ntibibaho. Uwo ntibibaho. Uwo nguwo ntiyokwereka umukobwa cyangwa umudamu ubusa bwiwe. Ntibibaho. Ndabahakaniye. Bibiliya mugende muyibaze. Nta muntu wosambana afite ibyiringiro. Impamvu zubikora niki? Si wewe titwokuga, si wewe n'ibyiringiro udafite. Ariko uyu mugoroba, uyu munsi ngo kwakira tiwogira ishari. Nta muntu uzugira ibyiringiro ugira ishari. Nta muntu uzugira ishari. Ntawe ntibibaho. Ibyiringiro nivyo moteri izi gukuramo. Muri byaravuze ngo mvugutire ngo ngigire mwikamba sigira gute mumpindura icuma cawe. Iyo wafanya na Yesu ukazukana nawe, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari cari mwegisha. Ibyakera ngo babishize byose babihindutse bisha. Nimwakire ibyiringiro, nimukomere ku byiringiro, nimuhabwe ibyiringiro bisha. Turirimbe umunota umwe cyangwa ibiri, umunota umwe gusa cyangwa ibiri, usuranga gusa gasirimba, hanyuma Bishop aze atubwire. Mukomere ku byiringiro bene da. Byiringiro bidakoze. Igisirimba